ugashyiramo aba bana ruboneka arabishyira muri mediyani ikipe iratugarika umutoza ati rweye rwaka ibyo iri maci ya gishuti bakamwatira na pari nizigira friendly ati none se niki ati ngongereka niba hari igikombe tugiye gukina babona biragoranye aravuga ati imitima ntari bijye mu kibuga ariko ati ngira ngomba gukinisha master n'umuntu twenge ndahimba n'umuntu witwa Aimable Nsabimana atabagomba kubanzamo icyo ntabwo kiri buhinduke batese mitima umukinnyi utakoresheje sezishira warabonye master ukuntu aremereye warabonye master ukuntu bitagenze neza mu mpera za sezo cyane nizo match zawe gisera tuvugishije ukuri ati mu mitima ni umuntu nanga utabanza ngo yango nta kintu mbona rusha master ngo ikintu kiza cya master ngo ari karume ngo ndashaka umuntu uguma inyuma ngo kazajya arinda ego umutoza niwe wakwiye master muri equipe y'igihugu attention mwereke barambwira yaramagarwa muri equipe mwereke barambwira ati coach na kapiteni nge ntabwo ndi kwemeranya n'imipangire yawe pe aramubwira mubwiza ukuri umutoza aramubwira ati mva nuko bimeze uri umukinnyi nka mutoza no bimeze bari bamuzanye bano bakinnyi muri za Musanze bari bamuzanye abakinnyi muri za Marine bazanye ariko aba bana kuri batoya abana Kayiranga yazanye bo muri junior abana dusanga nitwa ba Pascal Petit Score nk'abagerageza kuko mwikuruka kwe higa macha gifuti sasa tumeshyira mu abana tukikina umupira mwijoro saa 9 uyu ni umutoza wafataga telefone akabahamagara president akamubwira ati tactique ndazivumbuye ndazibonye man akunda byutse akina Guardiola n'umujeni akabyuka mu gicuko akararera mu video ngo namaze kubona umuvuno wa AP ngo ndayimize ngo ari abana ngo barayica saa 9 z'ijoro president aramwati reka turyame na hejuru uzabubimbwira ku manywa ibintu bya tactique president nta n'iby'abasa buracya mu gitondo president baramuhamagara ati njyewe narayibwira coach yanze kunyumva uvugana nawe president ati nanjye yamugaye mu rukerera amubwira tactique amubwira bya tactique ati namwinginze ngo bari abana bareke ati ntabwo ari kumva bigeze mu masaha y'amanywa ubwo turi kwa gatanu match kwa gatandatu sinzi cyabiteye pe yagize ikibazo akabira ibyo yageshe cyane akaruka aravuga ati ndumva narwaye ndi kuruka cyane ntanabyibyuye baramubwira bati gera kwa muganga dufite match ejo ugerageze wivuze turebe ikibazo ufite umutoza ngurakaraba araryama ni ibintu bita business bisanzwe ni yarimo kwiyumva nabi amaze kuryama ariko nyenekereza ko ushobora kuba byaraturutse no gutekereza match n'ibiki n'ibyo binatari kumvikana n'abayobozi n'ibiki noneho amaze gukaraba aryamye aruhutse ku manywa abyuka byashize ameze neza muri uko kubyuka rero yari yamaze gukora inama rukoko hagati yake na president abati umutaramu ushaka kuduteza atera karundama abana bimeze bite yitegura gutoza match yabyutse abaga ati meze neza nge ndamahoro match nta kibazo nabyutse numva meze neza kandi kuko ibintu nyine byo byari byashize meze neza president aramubwira ati ko yarakabazo kuzi mufite ati umuntu buryo warutse nta wamenya ati kandi nako kantu kuko wari uri kubira ibyuya ati waruhuka kuri iyi match hagakora warwakana amazimpaka wazagaruka wenda nyuma yayo ariko nk'umuntu wese mukuru yasabyumva ko kubera biriya biganiro bagiranaga by'abakinnyi baba barashaka gukinisha nabo bashaka ko bakinisha bakuru yahise bibona ko ni urwitwazo kuko umuntu ukubwiye ngo meze neza uwo kamwumvisha ko meze nabi ntabwo byumvikana si byose byarabyumva ewa kuri match yaraje yambariye imyenda ya Maroc areba aho match itaratangira areba uko bakora imyitozo ahita abona 11 bari bukinisha katari babandi yari yapanze urabyumva icyamurakaje yahise atsinda anagenda match itari yahise amenya ko banze ko atoza match yahise bibona ko niba nababwiye barwaka gukoresha abantu bana ari byo maze igihe ntegura niyo narwara ubuyobozi bukaba bwanyumvise da bwakabaye byibura bwemera ko abatoza banyungirije bagendera ku gitekerezo cyanjye yagiye kubona abona bashyizemo ba sefu abona bashyizemo abakinnyi ba mitima abona atemera ahita avuga ati ibi ni agasuzuguro yabibonye bakishyushya gusa ahita atse imodoka aritahira niko gutaha amaze kubitekerezaho arekura buriya butumwa
buvuga buti n'ubundi iminsi yanjye yari irangiye, aba bantu ntituzumvikana, ndababwira ibintu ntibabyumva, agira atya aragenda. uburyo bwo officiel yandikiye rero yandikiye sport nta kuyandikira kundi byarangiye. rero yabikonfirime, rero yabikonfirime, kandi mu kubikonfirima nabo barabyemera ko amasezerano yararangiye. Baramuye mu kwezi kwa gatandatu kuko yarengeje iminsi 15 y'akazi yemewe, ubundi bamuhemba ukwezi kwe basoza. ikiza se n'ubundi ntabwo ari umutoza abantu bemera ko ari umutoza w'umuhanga cyane birenze, ariko abareba bakubwira ko abakinnyi bakubwira ko usibye icyo kibazo agiye hakiri igihe bafite amezi abiri agiye hakiri kare, usibye icyo kibazo cyo kumvikana nabo bakorana, akavuga ko umutoza wa Rayon Sport ari umuhanga kuri ariko bijyanye no n'ubu washobora kuzakorogana kuri Rayon Day habura iminsi mike ngo rero noneho aho niho noneho nyumvise, aha niho rero ubuyobozi bwawe bufite vesi ivuga ngo nubwo ari umuhanga pe, ariko uburyo bw'imikoranire n'abandi byari bitugoye. Ati rero dutakaje umutoza utari umuswa w'umuhanga mu kazi ke, kurikije tiza akoresha burya asoma umukino, uburyo yitangira akazi. nta n'umuntu ushaka kujya saa cyenda cy'umutekereza ko ni umukozi pe, ni umukozi. ariko bakavuga bati kandi nanone uruhande rwe rwo kutaba umuntu uri sociable, worohereza abandi ngo yumve n'igitekerezo na Andre swate ya match swate y'ibiki, ati ntabwo ari ibyaha atari ubwo nyine nagende. utumva uburemere bw'umuburano bwa Peri na Rayon oya umuntu utubaha umuyobozi we kubera ko byose. ariko nanone twibuke n'ibesiyo, twibuke ko tujya tuvuga turebe imwe ebyiri, abayobozi b'amakipe ntakwiye kwivanga. ariko byamera kose uko byamera kose ariko kwivanga mu kazi k'umutoza cyane cyane ko ari mu nshingano zabo, ari mu nshingano zabo, ari mu nshingano zabo. niyo perezida w'ikigo yaryo perezida mu bwenge bwe abona mu by'ukuri ikintu nyamara n'umutoza ategeze wumva kidahura n'iki kintu ntiyigeze amenya Rayon Sport cyane niyo kintu batabizi ntari kujara pressure abamuhajiri bagiye ngo aje no kuba ikipe itararukirita, ngo aje ukuntu yashoje sezo nabi, ngo arebe ukuntu yahagarika ape bifataga nk'ibintu by'ikipe afite ibyemezo. niyo mpamvu abantu umutoza bakamwirukana. ibintu Jireme tuyavugaga professionally mu batoza nyine b'abanyamwuga nibyo. ariko ngo ngeragereze abantu banjye icyo atabashe kumva y'uriya mukino na situation ikipe irimo aperi kugarike. rero izaba ryakoze kwa gutsindira ikibazo bari gifungura mariga wagize umwaka utari mwiza. ikintu twanga turarwaga ni kimwe cy'umutoza ubyika mu perezida uvuga mu gitondo akavuga ngo kinishu yo gukina ntabwo ari ariko kujya inama birashoboka. ni na biriya Xavier yakoze. Xavier yari yarumvikanye ibintu byose na rapporte mwana nabonye yanamusuye niwe bari gucelebra byishima ko agiye ku extending, ariko agiye muri media bamubaza ibintu bya Rukitoma n'ibyo nyine avuze rero ati umuntu ntashotse twumvikanye ibintu mu kanya uje gutangazamakuru kuvuga ibitandukanye bitwumvikanye twese ibyo uri gukora n'ibiki baratandukana. So rero habayeho icyabaye imbarutso gutandukana cyane, si ibyo byabaye muri sezi ishize. nabo bemeraga ko batarafite ikipe nziza, ko ati umuntu waye ikipe nziza ahari niba ibyo kwikoroga byashira agatoza nyine ibyo ashoboye kuko n'umuhanga. icyabaye imbarutso ntiyigeze asoma ikirere ngo amenye match na APR na agaciro ifite no kwemera yo kubimusobanurira ngo abyumve. bagerageje kumubwira bimwe byo kwikoroga akanga kubyumva, baravuga bati rero umutoza hano nta Samuel Tofi igendere ibindi tuzanabwo barimo kwikukira kuri Radio Rwanda. abongereza bareba sinze navuga ko binjiyemo neza cyane pasi ya Bukayo Saka ugashyiramo aba bana ruboneka arabishyira muri mediane ikipe iratugarika. umutoza iteguye rwaka ibyo iyi match ya gishuti bakamwatira na pari nizigira friendly ati none se niki ati ngongereka niba ari igikombe tugiye